twigire hamwe aya magambo y'ubwenge, episode ya 3. Njye ugiye kubagezaho aya magambo y'ubwenge ni Dusengumuremyi Emmanuel. Rya mbere, ibyo utekereza nibyo uhinduka byo. Ibyo ukora nibyo uba watekerejeho mbere y'uko ubikora cyangwa ubishyira mu bikorwa. Niyo mpamvu uhinduka byo. Itandukaniro riri hagati y'uri we n'uwo ushaka kuba rituruka mu mitekerereze yawe. Icya kabiri, kwakira bituma tubaho, ariko gutanga bikora ubuzima. Kwakira bituma tubaho gute? Ibyo twakiriye akenshi usanga ari byo dushyira mu gifu gusa. Urugero, nk'iyo tugiye guca inshuro, ibyo twakiriye kenshi usanga bituma tubaho gusa, cyangwa se bituma ubuzima bubaho bukomeza ariko mu buryo bw'imibereho. Nk'imfashanyo hagiye tuyihabwa kubera kugira ngo tubeho, bitewe n'impamvu zitandukanye. Gutanga byo bikora ubuzima gute? Akenshi iyo umuntu atanga aba anakira, bituma abona inshuti n'imibereho myiza y'aho atuye n'aho aba. Nitwirengagize ko gutanga bigendana no kwakira. Rwose nibyo usanga bigize ubuzima bwacu bwa buri munsi. Icya gatatu, kubaka icyizere bisaba imyaka, ariko kugisenya bisaba amasaha. Kugira ngo ubone ukwizera ntibiba byoroshye, kuko bisaba igihe cyo kubaka icyizere, mu gihe kugisenya bidasaba igihe kinini kugira ngo icyizere gisenyuke. Icya kane, ba bandi wifuza kumera nkabo ushobora kumenya ibyabo ukumigwa. Gute rero? Ujya uko ubona umuntu inyuma, ntukagire ngo ubuzima buba bworoshye. Oya, ushobora kubona umuntu afite ibintu ariko nta mahoro, cyangwa wabona umuntu ukifuza kumera nkawe, kugira amafaranga nk'aye, kugira imodoka nk'iye, kugira inzu nk'iye, kugira amufasha nk'uwe, kugira ubushobozi nk'ubwe. Muri rusange, menya ko uko ubona ibyo bintu byose niko n'ibibazo biba bimeze inyuma, muvandimwe. N'ibibazo ni uko nguko biba bingana. Uko umubona ni nako n'ibibazo bye rwose biba bireshya. Nyamuneka gerageza kubaho ubuzima bwite bwawe, uzabaho wishimye. Ndagusaba gukora subscribe niba utarayikora. Dukomeze n'ubutaha na episode ya 4. Njye ni Dusengumuremyi Emmanuel. Imana ibahe umugisha.